Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, ababiligi mu Rwanda, gukomeza kuva mu ntangiriro z'umwaka w'1917, ababiligi bashyizeho ubutegetsi bwa gisirikare, bashinga komisariya y'Ikigoma muri Tanganyika yari iyobowe na General Malfetti, maze mu Rwanda no mu Burundi hahoze ibyicaro by'abarezida ku bw'Abadage, ahohereza abasirikare ngo abe ari bo bahayobora. Ni ukuvuga ko mu ntangiriro z'ubutegetsi bw'ababiligi mu Rwanda bwari ubutegetsi bwa gisirikare. U Rwanda rero rwashinze Majoro de Klerk, nk'uko twabivuzeho gato haruguru. Akimara kugera mu Rwanda, umwanditsi Doracgera atubwira ko yarekeyeho ubuyobozi bwari buriho, ariko ashyiraho uburyo bwo gucunga imikorere yabwo ku buryo bukomeye kandi ku buryo butandukanye n'uko Abadage babikoraga. Yanahise yambura umwami uburenganzira bwo kwica no gukiza. Abadage bari baramurekeye, bityo Musinga batangira kumufata nk'umuntu usanzwe usigaranye izina gusa. Ibyubahiro no gushyira umukono ku by'Ababiligi bemeje. Ibi byababaje Musinga n'umugabekazi, maze bicuza kubona Abadage baravuye mu Rwanda ku buryo bifuzaga ko bagaruka. Uyu mwanditsi akomeza avuga ko uku kutishimira Ababiligi biri mu byatumye nyuma y'imyaka 15 Musinga bamukura ku bwami maze bakamucira ishyanga. Abatware bagumanye ububasha bwo gukemura ibibazo byoroheje n'ibyo ku rwego ruringaniye, ariko bagacungwa ku buryo bushoboka n'abayobozi b'abasirikare bari bungirije de Klerk. Muri make, uburyo Ababiligi bari bagiye kuzayobora igihugu mu gihe cy'ubutegetsi bwa gisivile bwari bugiye kuvaho, bwari bugiye kuzakurikiraho, bwakoreshejwe kandi bugeragezwa muri icyo gihe cy'ubutegetsi bwa gisirikare. Urwego rw'imibereho y'abaturage. Ababiligi bakimara kugera mu Rwanda, ikibazo cyihutirwa cyari icy'inzara n'indwara z'ibyorezo. Akarere k'Ubugoyi kari karazahajwe n'inzara ndetse n'ibyorezo bishamikiyeho. Ababikira n'abapadiri bo ku Nyundo babashije gutanga imiti n'ibiribwa mu mwaka w'1917. Uburyo mu mwaka ukurikiyeho ubuzima bwari bwagarutse. Banasabye Musinga gushyiraho itegeko ryemerera buri wese guhitamo idini yifuza, maze nawe arabyemera nk'uko bigaragara muri iyi baruwa yanditse muri Nyakanga mu 1917. Jyewe Musinga, umwami w'u Rwanda, ntegetse ko guhera uyu munsi umuntu wese wo mu gihugu cyanjye afite uburenganzira bwo kujya mu idini ashaka. Buri mushefu cyangwa sushefu uzabuza abayobora cyangwa abana babo kwihitiramo idini ndetse no kujya kwiga mu mashuri azahanwa, nk'undi mushefu wese wiyibagiza ko agomba kunyubaha. Ikibazo cya Gisaka hagati ya Musinga n'Ababiligi. Intambara ya mbere y'isi irangiye, ibihugu bikomeye ku isi byari bimaze kuyitsinda byagombaga guterana kugira ngo barebere hamwe uko ibihugu byari byarakolonijwe n'Ubudage byagombaga gukomeza gukolonizwa. Mu guteganya ko iyo nama izaba, Ububirigi buratanguranwa, maze mu izina rya guverinoma, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga na wabwo Heymans yandikira ibyo bihugu bikomeye asaba ko Ububirigi bwagumana ahantu hose bwafashe kuva bwatangira intambara mu 1916. Igihe cy'inama rero kiragera, ibera Versailles mu Bufaransa, maze mu myanzuro yayo mu ngingo y'119 hemezwa ko ibihugu bikomeye ari byo bizagabana ibihugu byari bikolonijwe n'Ubudage. Ububirigi rero ntibwari muri ibyo bihugu, kuko icyo gihe byavugwaga ari Ubufaransa, Ubwongereza, Ubutaliyani ndetse n'Ubuyapani.
igihe uwo mushinga wo kugabana ibihugu byahoze bikoronijwe n'Ubudage wari washyikirijwe Abadage ngo bagire icyo bawuvugaho, Minisitiri w'Ububiligi ajya i Paris mu Bufaransa, ahari hateraniye abakuru b'ibihugu by'Ubwongereza, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze abasaba kwita ku byifuzo igihugu cye cyabagejejeho. Ikibazo rero cyari kimaze kujya hagati y'Ubwongereza n'Ububiligi, kuko ari byo byari byarafatanije kurwanya Abadage bari bari muri Afurika, Ndage y'Iburasirazuba. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Liliodi George yahise ahamagaza uwitwa Milina kuza i Paris, kuko ari we wari ushinzwe ibibazo by'ubukoloni mu Bwongereza, mu rwego rwo kugira ngo avugane na Pierre Horthy wari waragize uruhare cyane mu kugira ngo Ububiligi bwinjire muri iriya ntambara. Imishyikirano y'abo bagabo bombi rero yaje kugera ku masezerano y'abitiriwe bombi, Convention Hors-Milner Convention, akaba yarashyizweho umukono kuwa 28 Gicurasi 1919. Icy'ingenzi cyari gikubiye muri ayo masezerano nuko Ububiligi bwemeye guhebera Ubwongereza uturere twose ubu tugize igihugu cya Tanzania, ndetse n'igice kinini cy'u Rwanda cyiswe muri ayo masezerano Igisaka, kikaba cyari kigizwe na Ndorwa, Mpororo, Mubari, Umutara n'Ubuganza. Muri make, umwanditsi Dorakaje mu gitabo cyavuga ko aho hantu hanganaga na 1/8 cy'ubuso bw'u Rwanda. Ikarita ikurikirana igaragaza neza ko u Rwanda rwari rugiye gusigara rungana nyuma y'ayo masezerano. Ububiligi kandi bwemeye gusigarana Uburundi, ariko butagira igice bitaga bugufi, wongera guca imipaka y'ibi bihugu bundi bushyashya, byatewe n'uko Ubwongereza bwifuzaga biriya bice by'u Rwanda n'Uburundi, kubera umushinga wa gari ya moshi bwari bufite wagombaga guhuza ibihugu bwari bwarakolonije. Iyo nzira rero yagombaga guturuka mu gihugu cya Misiri igaca mu Budage, mu burasirazuba bw'u Rwanda no mu Burundi, igakomeza ikagera muri Afurika y'Epfo. Ikibazo cy'uko uburasirazuba bwose bw'u Rwanda bwari bugiye gukolonizwa n'Abongereza kimaze kumenyekana mu Rwanda, birumvikana ko kitari kwakirwa neza ari ku ruhande rw'umwami Musinga, ari ku ruhande rw'abihaye Imana. Impamvu zo zirumvikana. Umwami yari atakaje ikindi gice cy'igihugu cye nyuma yo gutakaza amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba, naho abihaye Imana Kiliziya Gatolika yari itakaje misiyoni ya Zaza n'igice kinini cy'uburasirazuba. N'igice kinini cy'iburasirazuba yari imaze kugiramo abayoboke, kikaba cyari kigiye kwigarurirwa n'itorero ry'Abangirikani ryari ryaraturutse mu Bwongereza. Perezida w'Ububiligi wari mu Rwanda, akaba ari nawe wari ufite inshingano yo kumenyesha Musinga iby'icyo cyemezo cy'uko igice cy'uburasirazuba cyahawe Ubwongereza. Abonye akababaro k'umwami Musinga ndetse n'abihaye Imana, yandikira Ububiligi abusaba ko bwakagombye gusubira kuri icyo cyemezo. Padiri Classe wari igisonga cya Musenyeri Hiriti, nawe ku itariki ya 25 Gashyantare 1920 yandikira ibaruwa ndende ifite impapuro 5, maze yerekana ko gutwara u Rwanda kiriya gice bibangamiye ubworozi mu gihugu.
cyane ubw'inyambo. Yanagaragaje ko ndetse byaba bibangamiye umuco nyarwanda kuko u Rwanda rwagutse ruhereye mu burasirazuba. Mu gusoza iyi baruwa asobanura ko ibyo baba ari byo kwambura, ko ibyo byaba ari no kwambura umwami abaturage be barenga 100,000 kandi bamwemera. Ibaruwa nk'iyi yongera kwandikwa na Pasiteri Aneti wari umunyamabanga mukuru wa sosiyeti y'Ababiligi ishinzwe amatorero y'Abaporoso muri Kongo, aho nawe yasubiragamo ibyavuzwe na mugenzi we Classe. Kuri Padiri Classe ashobora kuba yarabikoze mu rwego rwo gushyira mu bikorwa impanuro za Cardinal Lavigeri zo kubanza kwigarurira abayobozi, nyuma abaturage bayobora bakaza babakurikiye. Bityo rero bwari uburyo bwo kwereka Musinga kuba mushyigikiye mu kibazo gikomeye nka kiriya. Bityo nikimara gukemuka azayoboke Kiliziya Gatolika atari yarigeze akunda. Naho kuri Pasiteri Aneti yifuzaga ko Kiliziya Gatolika atariyo yagirirwa icyizere n'umwami yonyine, agasanga kumufasha mu kibazo nka kiriya byazatuma itorero rye rigira ijambo mu gihugu nyuma ya biriya bibazo. Nubwo mu Rwanda inzego zinyuranye z'ubuyobozi zitigeze zishimira icyo cyemezo, ntabwo byakibujije gushyirwa mu bikorwa. Ibi tubibwirwa na Lakjeri muri aya magambo: nubwo bitashimishije igihugu muri rusange, byabujije Ubwongereza kuza gufata ahantu bwari bwahawe. Muri urwo rwego ibiro by'ubuyobozi byubatswe i Rukira mu Gisaka, n'umusirikare ufite ipeti rya liyetona ndetse n'ingabo ze barahakambika. Maze nyuma y'ibyo itorero ry'Abangirikani ryambuka Akagera ryerekeza mu Rwanda. Iki kibazo cyari gikomeye ku buryo cyagombaga gukemurwa n'inama y'ibihugu bikomeye ku isi, Société des Nations. Ariko kubera gutinya kwamburwa n'ahari hasigaye bitewe n'imbaraga Ubwongereza icyo gihe bwari bufite muri iyo nama, Ububiligi bwatinye kukigerayo, Ububiligi bwatinye kukigezayo, maze kihagezwa n'igisonga cya Musenyeri mu Rwanda, ari we Padiri Classe wari i Burayi mu butumwa bw'akazi. Nyuma y'ibiganiro binyuranye yagiranye na Minisitiri ushinzwe ibibazo by'ubukoloni mu Bubiligi witwaga Louis Frank, amusaba ko yabikorera inyandiko ikazajya mu nama y'ibihugu bikomeye ku isi. Izo nyandiko zombi yasangaga iyo yari yaranditse mbere zatumye inama yateranye mu Gushyingo 1922 isaba Ububiligi n'Ubwongereza kongera kwiga neza ku kibazo cy'u Rwanda. Ubwongereza bwahise bugaragaza ubushake bw'uko ayo masezerano yasubirwamo, kuko bwari bwarasanze wa muhanda wa gari ya moshi bwifuzaga uramutse uciye Tabora na Mwanza, ariko byaba bihendutse ugereranyije no kuwucisha mu Rwanda. Bityo ayo masezerano aseswa nta n'indi ngurane cyangwa indi nyungu bw'ubwatse. Ni muri urwo rwego ku bunani bw'1929 Musinga yongeye gusubirana ahantu he hose. Uwo munsi ni nabwo Abongereza bongeye bambuka Akagera basubira muri Tanzania. Imiyoborere y'Ububiligi mu Rwanda.